tubangiye kubaha ikaze abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV kuba turi kumwe kuri uyu wa kane kugira ngo twongere tuganire. Ikintu rero tugiye kuganiraho muri iki gitondo ni icyerekeranye n'ibyago biramutse bivugwa mu karere ka Gasabo, ni mu mudugudu wa Gikumba, kagari ka Nyabikenke, mu murenge wa Bumbogo. Abazi Kigali, umurenge wa Bumbogo mu gice gisa naho iyo uzamutse ugana aho bita kwa Nayinzira, urakomeza ukazamuka kugeza ugeze i Bumbogo, ukarengaho Perezida wa Repubulika yiyamamarije ejo bundi, ugakomeza imbere ukarenga ku murenge wa Bumbogo, ukamanuka. Ni utugari turi hirya gato, usa n'umanuka gato ugana kuri paruwase y'ahantu bita Igishaka. Ni agahinda rero umubyeyi yagize, ndetse byatumye ahita ajya no muri koma. Ubu ngubu ari kwa muganga, ariko wenda Imana iramufasha azanzamuke. Umubyeyi yagize gutya ajya kwa muganga, nako asohoka mu rugo iwe agiye kugira utwo ahaha cyangwa se areba ibiri hanze. Imvura yari ihise. Urabizi umubyeyi ni umubyeyi wibanaga, afite abana batatu yabasize mu rugo. Arakomeza aragenda, agezeyo ibyo yakoraga yabikoraga agira ngo yihute ahita agaruka mu rugo, urumva bwari bwije. Kubw'ibyago bye rero binababaje cyane, yasubiye mu rugo, ahageze asanga utwana dutatu yari yasize mu rugo inkuba yadukubise, tubiri duhita dupfa, ubuzima buhita burangirira aho ngaho, akandi kamwe kaguye kwa muganga. Ni inkuru ibabaje cyane yarayibaye mu ijoro ryakeye. Murabizi abo muri Kigali cyangwa se abari bahari muri ayo masaha, imvura yaguye cyane guhera mu masaha 12 ashyira saa moya gukomeza kugeza hafi saa 3, ndetse zinarengaho iminota mikeya. Abari batarataha icyo gihe ndakeka bahuye n'ibibazo bikomeye cyane kugira ngo babone uko bagera mu ngo zabo, nk'abadafite imodoka cyangwa se abatari bari mu nzu, kugira ngo babone uko bugama. Ubwo rero iyo nkuru irababaje yabaye muri iryo joro ryakeye. Kandi abazi igice cya Bumbogo, ni umurenge usa naho uri hejuru, kubera yuko iyo uhari witegeye uba ureba mu mujyi wa Kigali isa naho iri hasi. Ibice bya za Kanombe uba ubireba, ibice bya Kicukiro hose uba uhareba pe, na za Masaka ushobora kuhabona, kuko Bumbogo ni umurenge munini cyane. Ubwo rero kubera ko hameze hatyo, hakunda no gushyuha, ubushyuhe bukagenda busimburana n'ubukonje, nibyo bikunze burya kuvamo n'inkuba. Inkuba ntabwo ari ikindi, ntabwo ari isake nk'uko babivugaga kera tukiri abana twiga. Inkuba ni amashanyarazi ahura n'amashanyarazi akonje n'ashyushye, bihura bigakubitana. Icyo bihuriyeho rero biragikubita kigahita cyuma. Akenshi ikintu cyakubiswe n'inkuba kirikunjakunja, kubera yuko murabizi abize fizike bazi yuko imbaraga zikomeye bita charge positive n'izindi zidakomeye bita charge negative, iyo zihuye zirakururana. Mu gukururana rero nibwo zikora amashanyarazi n'izo mbaraga, zigatuma ikintu gihita cyegerana kigashya, cyangwa se kigakora bitewe n'icyo ayo mashanyarazi yakoreshejweho. Ubwo rero abo bana birumvikana ibyago bahuye nabyo, ni abana batoya, igihugu kirahombye. Buriya gupfusha umwana ni ikibazo gikomeye. Uwo mubyeyi nawe ni uwo gusengerwa, kuko urumva gupfusha abana batatu icyarimwe ni uguhura n'ikibazo gikomeye cyane. No gupfusha umwana umwe birahungabanya, noneho mutekereze rero gupfusha abana batatu bakagendera ingunga, wari ubasize mu rugo uzi ngo ni bazima, aho ugarukiye ugasanga urupfu rurabajyanye, bakubiswe n'inkuba. Bamwe bajya bavuga ngo ni izitererano, abandi bakabyitirira amashitani cyangwa ibindi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, kubera yuko inkuba ni ikintu kizwi uko kibaho, uko gikora, n'ingaruka zacyo, ndetse ni nayo mpamvu abahanga bagikoreye uburyo bwo kukirinda yuko gishobora gukomeza kwangiza abantu. Hari utuntu bita paratoneri ni imitaka iba ishinzwe kugabanya ubukana bw'ayo mashanyarazi avamo inkuba. Inkuba twumva ryajwi ntabwo ariyo yica umuntu burya mu by'ukuri. Ijwi rishobora kwangiza amatwi kubera yuko, cyangwa se rikagukura umutima kubera yuko riba riremereye, ariko ubundi inkuba ni amashanyarazi, ni wa muriro waka, ni cya kibatsi tubona gikubise. Kubera yuko ubundi mu bugenge bizwi ko urumuri rwihuta kurusha ijwi, niyo mpamvu tubona umurabyo mbere yo kumva inkuba ikubise. Inkuba ikubise ni ukuvuga ryajwi nyine riza rigakubita, twese tugakangarana. Wa murabyo iyo uje uzana n'ayo mashanyarazi ugakubita, icyo wangije ukacyangiza,
hanyuma ijwi rikurikiye icyo gikorwa niryo twebwe twita inkuba kuko ari ryo twumva. Banavuga yuko iyo inkuba ikubise umuntu, uwo muntu we ntabwo ayumva, birumvikana, kubera yuko byombi bimuhuriraho, yaba amashanyarazi yaba n'urwo rusaku, byombi bimuhuriraho bigahita bimuhitana. Ubwo rero ntabwo yabyumva, ahubwo ashiduka nyine, niba arashiduka bimurangiriraho nyine, ntamenye uko ibintu bigenza. Hari abajya bavuga rero ngo habaho ngo inkuba ngo inkuba itagira amazi. Inkuba itagira amazi nkeka ko abanyarwanda baba bavuga ni ya nkuba igukubita cyangwa se ikubita umuntu, si n'umuntu gusa n'amatungo. Hari n'iherutse kwicira amatungo menshi mu karere ka Kirehe. Ni ya nkuba ikubita nta mvura nyinshi iri kugwa mu by'ukuri, ukabona ahantu hari umucyo, haguye akavura gakeya k'akajojo, inkuba igahita igakubita. Iyo inkuba ihise ikubita, abantu ntabwo baratangara, bati ni gute inkuba ikubita nta mvura yagwaga. Niyo bita ngo ni inkuba itagira amazi. Bamwe rero bakavuga yuko abantu bayiterereza abandi, bakavuga ngo ni indogano. Bikunze kuvugwa aho ngaho twari tuvuze mu burasirazuba, iyo za Kirehe, za Ngoma, ahantu kera bavugaga yuko ngo habaga abarozi benshi. Ubu ngubu sinzi niba ariko bikimeze, ariko niko byavugwaga. Abanyarwanda bamwe bakunze kwitirira abandi ibintu nk'ibyo ngibyo badafitiye n'ibihamya, ariko ni uko bayivuga. Impamvu iyo nkuba rero ibaho ni cya kindi nyine twavugaga haruguru. Iyo ubutaka bumaze iminsi bushyushye butagwamo imvura, bwibikamo ubushyuhe hasi. Ubwo bushyuhe rero bwibitsemo hasi nibwo buzamuka iyo hari utujojo tuguye, iyo hari imvura nkeya iguye. Iyo iguye, kuko ibikonje ari amazi, ya mazi iyo yinjiye mu butaka azamura ubushyuhe, asa n'aho abworoheje. Ubushyuhe bwari buri munsi, bwari bwaribitse mu gice cyo hejuru cy'ubutaka, bukazamuka. Iyo buzamutse bugahura na ya mazi yari akonje, bikora bya bindi twavuze haruguru bya ya mashanyarazi ashyushye n'akonje, bihura bikavamo ikintu kiri charge positif, giturika, kiba ubushyuhe nyine. Ubwo rero kandi inkuba nk'iyo ngiyo iremereye cyane. Inkuba nk'iyo ngiyo iremereye, niyo wumva ikubise umuntu, igakubita amatungo, ugasanga amatungo yarari ahantu yose arapfuye, arashize kubera iyo nkuba iremereye. Akenshi biba binagoye yuko umuntu yanayikeka kubera yuko nta mvura nyinshi iba yaguye. Abantu babigendera, akavura gakeya kakagwa, mu gihe bikimeze gutyo ikaba irakubise. Murabyibuka, hari n'umukino hari inkuba yigeze gukubitira abantu Igicumbi, mu kibuga cyari aho ngaho, abantu barimo bakina, banza hariya amakipe y'abakobwa niba nibuka neza. Mu gihe hagwa akavura gakeya gake rwose, mu gihe bitinze inkuba birakubise. Inkuba ikubise, abantu bamwe barapfa, abandi bagwa igihumura. Burega buri inkuba ni kabutindi, irakubita. Abanyarwanda baciye umugani ngo ukiza inkuba arayiganira, kubera yuko akenshi no kuyikira ni amahirwe, ntabwo bikunze kubaho. Abenshi aho ikubise ntibura icyo, iyo ikoze hasi ntibura ikijyana. Ubwo rero ibyo byago byabaye mu murenge wa Bumbogo ni ibyago bikomeye cyane, gupfusha abana 3 icyarimwe. Nkaba rero ngewe nisabira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntibabirekere gusa ubuyobozi bw'umurenge. Ubuyobozi bw'umurenge ngo abe ari bwo bujya gufasha uwo munyarwandakazi wagize iryo hungabana, watakaje abo bana, ahubwo na Minisiteri y'umuryango nayo nitabare rwose. Nyakubahwa Minisita Uwimana Konsole uyobora Minisiteri y'umuryango, iki kintu turi kuvuga n'abanyamakuru banditse, muze kugisoma murebe ukuntu mwafasha uriya mubyeyi. Gutakaza abana 3 icyarimwe ni igihombo gikomeye cyane, ni intimba ikomeye imubayeho ku mutima. Wenda wasanga yari asanzwe anibereyeho nabi, cyane cyane yuko nta n'umugabo yari afite. Ubwo rero icyo tubasaba rwose, nyamuneka mutabare, mwegere uwo mubyeyi, mumuhumurize. Niba ari n'ubundi bufasha mwamuha busanzwe bw'amafaranga cyangwa se bw'ibindi biribwa, cyangwa mbese nimwe bakuru, nimwe mufite inshingano zo kwita ku baturage no kwita ku muryango by'umwihariko, musura uwo mubyeyi. Ntabwo ari kure, ni hano hirya i Bumbogo. Muhagere rwose, mumufate mu mugongo, murebe icyo mumufasha cyashoboka, mumushinganisha abayobozi baho ngaho bakomeze bamwiteho, kuko akeneye ubujyanama, akeneye ibintu byinshi byatuma akomeza kubaho. Iyo ntimba agize
mu buryo bw'amaherere atigeze agiramo uruhare, akabona ukuntu ayivamo. Ni ibintu bizamufata igihe, ntabwo gutakaza abana bangana batyo icyarimwe ari ikintu gihita gikira, ni ikintu ni trauma iba mu muntu igihe kirekire. Ubwo rero muzamuherekeze muri urwo rugendo rwo gukira, mumuherekeze, mube hafi, mumushakire abayobozi hafi aho ngaho aba atuye, bamwegere, bamugire inama, abandi babyeyi bamusure, baba profame twese hamwe, baba abadamu rwose mwegere uwo mubyeyi, mumufate mu mugongo, mumureme bundi bushya. Nubwo ahombya ibyo bibondo uko ari bitatu, ariko abone yuko igihugu cy'u Rwanda cyita ku baturage bacyo, kandi nawe cyiteguye kumufasha muri ibyo bibazo yahuye nabyo. Ndabashimiye rero abatarakora subscribe ku Murongo Nyarwanda TV, ndongeye ndabibasabye rwose mubinkorere, muramugize neza, muramunteye inkunga, turakomeza dukorane, tuganire ku bintu bibera hirya no hino, haba mu Rwanda, haba hanze yarwo, haba no mu karere rutuyemo, nubwo ntari hanze yabwo ariko ho ni hafi. Buriya iyo urugo rw'umuturanyi ruhiye cyangwa ruhuye n'ikibazo, urwawe narwo ruba rurimo rwototerwa. Ubwo rero rwose mukore iyo subscription, mukandeho, ikintu cyose ntangaje cyangwa se n'undi twahaye ikiganiro atangaje kizajya gihita kibageraho. Ni inkunga nziza muzamuteye Umurongo Nyarwanda TV, namwe kandi muzabyungukiramo. Ndabizeza neza yuko ntabwo nzabatenguha, tuzakomeza dukorane uko bishoboka. Kandi nk'uko televiziyo yacu yitwa n'Umurongo Nyarwanda TV, ntabwo dushobora kuwutandukira. Ni ubumwe bw'Abanyarwanda, ni iterambere ry'u Rwanda, ni ibibera mu Rwanda bifitiye abaturage b'u Rwanda akamaro n'inshuti z'u Rwanda. Turabashimiye, mugire uwa kane mwiza.